utababwira urasa neza urabimbwira oya ntabwo ari ukubeshya rwose ko mbona none oya ntabwo ari ukunanuka rwose nuko nanjye mfite stress n'ibibazo n'iki se bicaza mu nzira ariko ntakireka tuba twicaye hano hanze mu gihe wa mukozi wanjye akiri kwitunganya urabona uri hano hafi ariko reka tube twicaye hano ngaho wari uzi ko nzi gucuranga se bwira ube gucurangira rwose ariko nawe ugira igikapu oya ndi romantike reka umuntu wese romantike ko tuzi ndi romantike rwose ngacurangira none curangira kaya karirimbara ariko horana udushya w'umuhungu sinzi igihe nsigaje ku isi sinzi umubare w'inyenyeri ariko hari ikintu kinzi neza uko ngukunda wowe nzigera ku munezero wanjye ibyishimo wabihinduye iriba ry'akanyamuneza ndagukunda rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo numva nagobera gusa gutuza urukundo ntabwo wari ubizi ko nsanzwe ndi umucuranzi ariko ndabikunda rwose uzi uko wari warabimpishe ni ukuri waririmbaga nkagera maze niwe y'indirimbo ndabikunda cyane rwose ntabwo nari nzi ko reba imyaka yose tumaranye ngira ngo nibwo bwa mbere nkumvise ariko ngiye kujya mbigukorera rwose amanywa na nijoro rwose mu rugo baraho se cyangwa ubwo baraho mama ameze neza na sista na brother bose nta kibazo nanjye mushiki wanjye ameze neza ahubwo mperuka umusaza we yari ari kugerageza ibintu by'amaperime n'ibyo professor yari yarayibonye urumva arangije agiye gukorera perime ahita ageze muri demarage demarage iri gutwika abantu iri kubatwika hari n'undi mushiki wanjye ejo bundi byabayeho rwose ntabwo nzi impamvu ahubwo nyine agomba kongera ariko nta kundi uzamubwira azaze mufashe dore ibintu murabyegeranye rwose bifite ahantu bihuriye na biriya wowe ndabizi ko wamuhuza n'abantu yamuhuza n'abantu bamubwura neza rwose bikunda rwose twizeye ko ku nshuro ya kabiri azayicyura oya ntacike intege rwose yari yagerageje ntako atagize umukozi w'iwanjye rwose nawe nakuganirije nibagirwa no kuzimanira wakuzanira akantu usobanze umva nzanira amazi niko gusa abara hafi se muzanira amazi ego amazi yo kunywa mu kinyobwa Alo, umva hari ahantu mbaye ngiye undebere nihagira abantu baza kunshaka ubabwire ko ndahari ego ndagaruka nka saa kumi tunatinze se oya nta kibazo rwose ubwo natatinze urakoze ni mu kazi bari kugushaka se oya nari mbwiye wa mwana dukorana nta kibazo rwose nta kibazo nanjye umukozi w'iwanjye rwose urakoze ni ukuri hari hashyushye ni ukwihangana hano hasi ngaka kubera ukuntu tuba dukoze turanepa cyane nese amakuru nari ngukumbuye ni meza rwose nawe nari ngukumbuye akazi biragenda biragenda nta kibazo usibye ko mu minsi yashize hajemo ibintu by'utubazo dukeya ariko byahise bikemuka rwose tumeze neza turashima Imana cyane kuri Imana ishimwe yego sese sawaraho araho ameze neza nta gakimvugisha simeruka mu rugo neza ngo menye neza nyirizina uko bameze ariko turavugana bambwira ko bameze neza rwose Imana ishimwe natwe turaho amaraho nta kibazo no mu kazi biragenda yego byose nta kibazo umusaza wawe mperuka ambwira ko ari mu bintu byo gushaka ibyangombwa byo gutwara imodoka ntabwo arakora
uzi ibintu byamubayeho ntabwo umuntu yakugendera ko niyo ngo yarageze muri demarage ahita ashya demarage ziri gutwika abantu yari anabirangiye ni uko nguko byamugendetse ariko aragiye guhita asaba nimero azongera vuba Paul sana kabisa yihangana azambwire nzamufasha rwose si undi we wamuganye nzamufasha rwose bako ibyo nkoramo n'ubundi biri hafi ya biriya rwose ntabwo biri kure cyane wamufasha pe ukamuhuza n'abantu bamuhugura biri serere oya namushakira abantu bamwigisha neza rwose agakora rimwe akahita atsinda rwose nicyo nkwemereye kuri no akurusha ariko reka tubwire tuve mu bintu bya buraga tumaze igihe dukundana twakaba twibanira ubona koko bidakabije sheri imbabarira mbwiza ukuri njyewe ni ukuri iyo turi kumwe nyine mpamvu twaba twihoranira kubera ko imyaka none kakaba mu munani ahari yewe umunani byirashize ariko nanone se tuzaguma muri ibi ngibi reba nk'ahantu heza utuye hangana gutya wenyine se ntushobora no gutekereza ko wanzana reba imyaka amaze kugira si imyaka umunani harya dukundana ese ubu umunani ni mikeya kuva muri segonderi turagiye kaminuza n'igihe tugeze mu kazi yewe yemba mbona nararambiwe ariko nawe nari naratinze kugira ngo mbanze nibura ngerageze nubake hano hantu ngore n'akamodoka twajya tugenda musoso ubibona ko nyine ntako utagize ibyo waragerageje ariko wibuke ko na cya kintu ujya hanze naragutegereje mva nkubwire se ko ngusebe uziko nari nzi ko ngo wenda ngo ngize nko ku kibuga cy'indege ngo kwa kundi nzamuzanye nk'ibyo ndigutekereza ngo nk'ubu ngo gahita mpropose ndategereza ndahera turagenda tugera kuri Saint Valentin nabwo nkabyishyiramo ngo wenda ngo buriya ngo arahita azana ngo impeta ngataha ndi kurira reka nkubwire burya nuko byagenze nuko byagenderaga ntabwo nakubeshya akenshi twahura ariko nzagushaka nose ndagukunda nakwitangira rwose urabizi n'ubuzima bwanjye nagutanga rwose ku bwawe ariko nyine ku bana nyine twazabana nyine nko mu kwa wenda nko mu kwa karindwi ntakubeshya nkubwije ukuri maze turambirwa ayo magambo marandeba ngo ndakuze ngo murumuna wanjye akatangira angeranye n'abandi bakobwa bikanje na pe kanjena ihangana ariko twabikemura da urumva nanjye nari naratinze ndi kugira ngo mbanze nubake hano ngaha harangire nshaka wenda n'akamodoka twajya tugendamo kose amamodoka reba amafaranga ngewe buriya sinzi impamvu bikomplika reba amafaranga nkorera sibyo urebe nayo ukorera nose iyi mitungo yose ko wayigezeho ubu koko kunzana nk'umugore wawe nicyo cyakunanira ni ukuri mpembwa amafaranga menshi nakora ibintu byinshi pe nakora ibintu byinshi nje mu rugo nahita ngufasha kurangiza biriya mbona ukiri kubaka bitararangira ntabwo nusheri se ntabwo nkunda njyewe n'igihe mba mbona ko ndagukunda ariko nawe urabibona rwose twakabanje tukiha kandi gahe gato nibura tukareba nose umva ikibazo cyawe uhora ngo mukandi gahe nose uzagomeza mukandi gahe bizageza ryari njyewe basi kuri iyi nshuro nyizeza ngo ni ryari precise kubera ko reba cyagiye nko kuri Saint Valentin y'ubushize ibuka amagambo wambwiye nawe sheri mbona ni ukuri utanankunda oya kuba nkukunda ndagukunda ariko basi reka twihangane nibura nko mu kwa karindwi nibura k'uyu mwaka wenda tubipange neza ubwire nanjye wowe bihanganye cye nzagushaka reka nanjye iwacu ntabwo banyoroheye barambwira ati ko umaze kugira amafaranga kuki udashaka umugore kandi urabizi rwose nise nyine simari se ntidukundana turakundana ariko nibura katuvuge nibura nko mu kwa karindwi uretse nkwereke usibye Saint Valentin y'ejo bundi bushize reba cyagiye tujya ku mazi reba promese zose wampaye njye ndanagushidikanyaho pe iyo ngiye gutekereza byinshi nakuri ndashidikanya nka urundi uriya muntu arankunda rega ni ukuri maze no gukura pe iyo mbitekereje reba abatipe bose bagiye baza nkabakubwira reba bapihangane zo nose uko 32 urakuze uba wihanganye si uratuvuga ngo mu kwa karindwi wenda tugira ute abari wenda tubitegure neza uzima ko yampereye kuva ku myaka 25 koko shije koko uramaga imyaka 25 mama wawe nibwo yatangiye kukubwira ibintu byo gushaka se 32 urakuze
nyine imyaka 32 erega wibuke ko urasa neza rwose na erega buriya wibuke ko wahuye nanjye nyine n'ubundi nkuzeho bukeya ariko reka nkubwire ukuri ndagukunda ariko nanjye ko abizi ndakunda ntukabishidikanye ariko hashize imyaka myinshi hashize imyaka myinshi ko mu kwa 7 n'ejo bundi rwose twakora ubukwe noneho mama yirirwa mbwira nti se mwana wanjye wabaye iki ati se ko abandi wenda mungana mwiganye ariko nkanagera nkamwumva none se ko abo twiganye bose barabyaye barashatse umva nta ngira ninjye njyanye n'usigaye utangiye kuba gutyo nyuma y'imyaka 8 koko mubwiye ko njye narambiwe umva imyaka amaze kugira abandi bana twiganye bafite abana beretse iwabo ubukwe njye nuko komeza nkwirukanka inyuma ibyawe bimaze kundambira nanjye no kubirakariramo n'ukuntu yinje ngukumbuye nishimye ariko rwose gumana iyo mudu irakara gushakana tuzashaka musara undi tuzabana ko niwe wenyine tuzabana none se reka nkubwire ko kurankunda ntabya mana ndagukunda cyane rwose nanakwitangira ubu ngubu n'ukuri none se wabyandika ukabisinyira no ku gahanga kawe cyangwa kanjye hose nabishyiraho yakora nyine ntago wenda njya ngushidikanyaho cyane kuko wenda unjyana no mu nshuti zawe n'ibiki ariko no mu rugo koko sinzagubuzana mama rwose nabo bakakumenya nyine tuvugije ubundi rikamereka wabyandika reka mbivuge maze bose babyumve nasoni mfitane w'ishamano kuko byumve ndagukunda mbiririmbe erega nawe ndagukunda cyane ugatuma nibagirwa imyaka ikambana imyaka yanganisha uzarikanyishire hasi ko ndagukunda rwose nabyandika nabisinyira rwose ariko njye sinigeze mbona umusore ugize imitoma nk'iyawe it's okay no kumukunda niyo kubera ukuntu nyine ubimbwira kenshi ngaho niba oya niba utivugiraga niba ibyo umaze kuvuga koko wabikora ngaho byandike byandike mbiririmbe mbicurange nkore banza ubyandike ibyo kubiririmba no kubicuranga biraza nyuma sibyo sheri dore nguru urupapuro ikaramu yanjye se hari nako mfite nuko mbona kageze ariko ntacyo karandika byandike shyireho itariki y'uyu munsi byandike akarere umurenge umudugudu itariki turi ku itariki 18 check ya voilà ngiye mu gishanda ndagukunda ushyiremo nyine ibintu byose sheri ndagukunda ariko urabizi rwose ako nacyo kambyandike ngewe mugisha boneri ndagukunda wowe ndagukunda wowe pasi yego ushyiremo neza ni nimero y'irangamuntu sheri na nimero y'irangamuntu se ariko urabizi ndagukunda irangamuntu si ngombwa si irangamuntu irangamuntu ntiyabura voilà bitse ko ngukunda se kambishyiremo nta kibazo rwose ishyiremo ko nyize mu mutwe nangera none uvuge ngo urankunda ngo wananyitangira ngo n'imitungo yose urabizi wayishyiraho nyine kubera unkunda voilà ndagukunda kandi cyane ndetse nkaba nifuza ko tuzabana kireho imitungo byose nta ko tuzabibanamo ko tuzabibanamo neza mu mahoro yes ko tuzabana mu mitungo yanjye neza wenda ngo twaba tubyaye twaba tutabyaye sheri tugomba kubyara ntacyo byandika twaba tubyaye cyangwa se tutabyaye ngo dutunze ngo cyangwa tudatunze dutunze ariko se tudatunze sheri dutunze cyangwa tudatunze aha voilà mbese byose ubyandikemo aho wari ugeze komerezaho noneho rero nurangiza kubyandika ushyireho amazina yawe usinye ushyireho n'ayandi nsinye sheri ni nk'ibaruwa rwose ndagukunda ndifuza ko tubana uburyo nyine umuntu wese wayisoma ahita abona ko ndi madamu wawe ndagukunda ndifuza ko tubana mu byanjye byose tugiye kubana ubuziraherezo nk'uko twabyiyemeje kiriho n'amazina yanjye nta kibazo rwose mugisha kubisinyira byo ibyo ni ibisanzwe rwose sibyo ubwo nshyiriho nta n'ubwa ngo pasi nawe ubisinyire pasi it's okay nawe nyivuze ngo ubisinyire
nuko niyo nyine wenda igihe icyo ari cyo cyose abakobwa bashobora no kubona abakobwa bemera njye ntabwo ntababwira ngo njye niyeshuri wanjye uzajya ubereka ibaruwa ndagukunda wowe ushaka ndagukorera iki kizagituma babibona oya aka karahagije ariko tuzabana rwose wowe nugira ikibazo mu kwa karindwi ariko twavuze mu kwa karindwi mu kwa munani mu kwa karindwi buriya rero ndi no kwihuta isi igenda se isi igenda ndi kwihuta rwose iminota nari natanze kugira ngo njye kuhaba serivisi irageze reka ngende nari kwita akazi cyane hari ikibazo tugende mwerekeze gato urakoze cyane rwose uyu munsi uranshimishije no kurusha indi minsi yose oya hari ibidasanzwe se akaba ari ugira ngo sinjya ngwana mesaje oya ibi ngibi by'akabarwa nibyo byiza it's okay kambanze muhereze yego karame mama ego ko mana yanjye niko sera ubu ngubu ibi nibyo uzaza wirirwamo ubyukiramo wirirwamo ego kwa narazugiye ibyo kumeza usama wumva aho wahereye umbwira ngo ndashaje ngo nta mugabo ndabona ubu noneho ndagiye ndagiye rwose kwitwa ukajya gushaka utageze ubimbwira ego ntubimbwira ngo bimenye ku mama wawe ni ukuri ndagiye pe nta kundi kuntu abakobwa bakowe ko kabana ku mwabaye gutya wowe wigira mwabaye gutya ko kwitwa ukajya gushaka ntunabimbwira ko sinahise amasezerano ndatwara kaderi twasezerano rwose reba neza gisha ese kuki utabimbwiye iyo utabimbwiye ko uvuga nabyaga ni mama wawe nta kintu nakubwira kirandambiye nanjye nk'umwanzuro nafashe kubera kurambirwa n'ibi bintu ndagiye ndamusanze nose mana dukundanye imyaka 8 narategereje nararushye naravuze narasaraye nta kindi gihe mfite cyo kwihangana igeze umwana urababaje oya usigara amahoro ndaza kukubwira uko byagenze agenda umwana bo ni ko mwabaye ahubwo se nta nimero zamubaza ari waje niyicarira aha ngaha mbega abana wowe ahubwo se waje ryari waje nasiko mandi gucuranga waje ryari undi ko nari nzi ko utarunahari mbese iyo ntahari wirirwa mu byo wishakiye nasiko ndi gucuranga hari akandi kazi uzingira n'abandi gukora ubu ngubu nta kazi wakora muri uru rugo ibyombo sinabyogeje sinakora byari ahantu nta nubwo wajya gufasha papa wawe mbese se wajya ugenda ukabana kijingi bikarangira nimba warabuze akazi none se urwo ntabwo nabishobora rwose nta kintu na kimwe nzi gukora ariko uzi gucuranga no kurya ubu se ibi ngibi nibyo uzaza uzindukiramo ubu nakora iki kintu nose njye nari nasohoje ibintu byose wambwiye ngo mbanze nkorope ngo ngo ugire ute ariko ko mbona ugiye kwigira umusitari ku ngufu ni ukwigira umusitari ubu si ibi byose ubundi ibi ngibi ibi ni icyuma wiwe nuzi ukubona atari akagofero mama si ko ugiye kwigira ishyano ryose muri uru rugo ese urakuze mbimenye ubundi se ubuheruka kurya ryari ariko noneho narumiwe niko mujya uheruka kurya ryari mu kanya nariye rwose reka ngo ubwize ukuri nkubwire iki kintu ntazi sinagishaka hano muri uru rugo iki se ubundi ucuranga ibiki ni ibiki uvuga ni ibiki wamamaza si wowe mbwira nyine ni gitari nyine niyo bacurangisha bande njyewe ariko njyewe ucuranga se ibivuga ngo iki bimaze iki agaciro ni akahe bintu
njyewe nanzi ko ibintu byose nabirangije nanjye ngomba gukora ibyanjye. Hirwa usakuriza numvaga ibintu yego shenge. Ibi se wabimaze iki? Hano ubwo wafura n'imyenda ya so. Ndamubwira uranani. Njyewe sinshaka inkora busa ibintu wirirwa ukikiye aho nga uwo se n'umwana ukikiye ni ibiki? Byawe birasubirwamo. Ugiye wasaze. Umva. Wasaze. Ariko warasaze uba muzima cyangwa ibintu uri gukora ngo ubibone. Ibise ko uri na ugiheze. Ndaje ngo tubane. Sako mbona uri kwigira gute? No ugiye ubana nande uvuze gute? Ndaje ngo tubane dini. Iki kibana n'ikindi se? Nta wakomeza kwa muri inzu yose we. Uretse gato. Uretse gato. Wajumba bari. Ujiba muzima uziko ngiye kugenda mu kazi. Ngiye kujya mu kazi. Nyine mbangeze mu rugo. Mugeze he? Twavuganye mu kwa karindwi hageze. Ni ukureka nkubwira iriya nyandiko twakoranye inyandiko amasezerano akora iki naguraga iki nabo? Arana. So uri kumvanga cyakumana. Asa nta kadogo wawe fasha kugitwara. Akoma. Se wanterusha ibindi tukabiganira. Se nguteruza wabayiretse uri gukora wasaze. Zana ngwagutwara. Ubu yari kumwe no tujye mu nzu tubiganire. Mu nzu uri kujya muzari yande. None se ni yande. Nyine ngwire twane tubivuga none. Nyine ni yande ngangwire twane tubivuga. Naseze na mama bose abo mu rugo bose nabwiye ko. Uguze ibintu uri gukora wabayiretse uretse gato manzi. Imyaka 32 ngize ntabwo ibi ngibi nabivamo ETL ntabwo ameza kwihanganira. Uretse gato nkwereka ariko. Uretse gato manzi nkwereka ibintu uri gukina nabyo urabizi. Mugi ni ibiki? Iyi nduru ni iki? None se uyu ninde? Ivarize ni yanjye. Mugi none se uyu ni umukozi wa hano. None se umukozi w'umugore. Tuza mukobwa. Umukozi ngiyeho. Urugo rwanjye ni umukozi. None se uyu ninde? Ni mama. Ngo mama wawe ariko ibintu bishoboka bite? Kuko ntigeze umbwira se kubana na mama. Maze yaragusuye. Hano ngaha ni mu rugo nyine ntago ari iwawe. Ntabwo ibyo bintu byumvikana hejuru y'inyandiko twagiranye ibyo ngibyo. Ariko inyandiko ikora iki? Umva ntabwo ibyo bindeba. Umuhungu wawe dukundanye imyaka 8. Yambwiye ko ari urugo rwe urumva turandikirana. Imyaka 8 muri kumva ari imikino yewe ndimo. Wikoreye amavarisi n'ibikapu ugiye kurongorwa cyane rwose gaye nginyandiko. Akira dore soma neza. Niko ugiye kurongorera mu rugo rwanjye. Soma neza. Ngiye ko narinzi ko ibyo yarambwiye ngo azajya byereka inshuti ziwe. Nari mbizi ko azaza hano ngaho. Yewe mugisha. Ibyo byose rwose bisoma. Sugoshe ibi ngibi. Ibyo yari yarambwiye ngo azajya byereka inshuti ziwe ndabyandika. None se ubwo ni ibyo ngibyo uri kwigira.
njye ibi bintu ntabwo nabyo ntabwo ari iwe iriya modoka ntabwo ari iye ayikuye he yirirwa serera nawe nta kazi yabyuka akora ngo arirwa acuranga ugiye kumbwira ngo nta kazi agira ubu urikoze uteruye amavarisi gusa ngo wariye abagabo barakundwa ibyo ni akazi kanyu none se ugiye ntabwo bintu nyereka icyumba sasa modi ntabwo ndi mu mikino ako se wabaye egerayo mama kute none se egerayo imyaka 8 ntabwo ari imikino niko mukazana umuntu z'ubugoryi warasaze umukobwa arikoze amavarisi ibiki byose ngo aje kurongorwa ese uramutungira he ntu abagabo barakundwa ko niko tinyuke usinye n'umukobwa aze kurongorwa njye naherutse mbwira ngo musinyire ngo ko mukunda ngo tuzabana ngo karamata ngo imitungo yose ngo tuzayibanamo nuko bese ugira iki nta kintu ngira ariko se nyine we agiye none ko yinjiye mu nzu